ariko nawe mugabo Uretse umenya aho se- ugomba gushyira ibintu byawe. Uretse se ibintu byose aho agomba kubishyira ntahazi nyine abahazi nyine agomba gushyira ibintu. Aha, amasahani agomba kuba ari aho agomba kuba ari. Amakariso hari igihe abagore bajya bandarika amakariso. Cyane, Hari igihe abagore bimeze bajya cyane banda pe. hari igihe abagore bajya bandarika amakariso. Niyo mpamvu bivuze cyane. Oh yes. Ugasanga uzi ko kera ngiye najyaga numva ngo ikariso y'umukobwa numvaga ntashobora kuyibona. Nk'ubu njye nakuze ntazi ikariso za mushiki wanjye niba zarabagaho. Ni ukuri kandi biri seriye. Ariko nabyo Nta rwenya rurimo. ntabwo twabishima ko warakuze utayireba, kuko kera hariho ubujiji. Okay, reka tubwite ubujiji ntacyo butwaye. Ariko buriya umwenda w'imbere ni ikintu gikomeye ku mugore. Gusa umugore gusa n'umugabo Bo, mukwiri abagabo se baragira imyenda y'imbere. barazigiranye. Reka njyewe umwenda wanjye w'imbere nawambara nkagenda mu muhanda. Oh yes. Biri seriye. Oya. None se twebwe twambara utuntu twa string nyabona mugera mukazirika kutubona tugize nk'abantu nk'umuntu konekane kubivuga wemeye ko umugabo ashaka kunywa inzoga bitewe n'umugore. cyane. Okay. Wemera ko Ushobora umugabo gutaha nijoro kuko Kubera adukana umugore. ingeso zo gutaha nijoro kubera umugore. kubera umugore, kandi ni ku mpande zombi. Okay. N'umugore ashobora kwadukana izo ngeso zo kurara mu kabari no kunywa inzoga abitewe n'umugabo. Bivuze ko umugore nawe ashobora gukora amakosa ayatewe n'umugabo. Ashobora kujya mu kabari cyakora n'ibindi ariko bitewe n'umugabo. Cyane. Byose birashoboka ariko ntabwo dushaka kugira ngo tubishyigikire. Yegukanye umuco. Muri vakanse aca ku kabari. Niba ari icyayi ari bunywe ajya atashye nimugoroba atanga saa 12 ahita ajya ku kabari akagenda akicara ku kabari akanywera icyayi cyangwa akanywera icupa kimwe n'abandi agataha saa 3 z'ijoro saa 4. Ariko kugira ngo agere mu rugo byibuze ntagire ibintu abona bimubangamiye mu rugo rwiwe. Kandi yaganirije umugore byaranze. Wese uri kumushima. Uri kumushima. Ndi gushaka kwerekana impamvu yabimuteye ko byaturutse ku mugore. Ukagenda mupfuye ako kantu mugashwana. Mugapfa ko umugabo ataha agasanga wenda tuvuge nk'ikise isahani. Ugasanga isahani hari ahantu igomba kuba ntago ari hiri. Buriya abagabo ikintu Imana njyamana yadukoreye yaduhaye amaso. Amaso yacu namwe ibaha amatwi. Nyiko tugira amaso iyo winjiye mu nzu ikintu cyane mbere ureba n'ibitari bimeze neza. Bitameze neza bibora kandi we wahiri utanabibonye. Ariko nabwo ikintu nibaza twongeye kubaha ikaze kuri Tuyo Shine, urubuga rwacu kandi rwanyu. Mukomeza kudukurikira muri benshi tunabashimira. Twizere ko rero mumeze neza muri amahoro. Nimba mutameze neza kandi Imana y'amahoro iborohereze ibakomeze, kubera yuko inzira nyine y'isi ntabwo ibigororotse. Duhura na byinshi bidukomeretsa, duhura na byinshi bitugora, ariko ntabwo tuba tugomba gusa nabyo, kubera ko iyo dusa nabyo ababiduteshe baranezerwa. Ariko iyo ukomeye bituma wanyurana umucyo na wundi wabiguteje akabona ko yigoreje ubusa. Rero ni Tuyo Shine nk'ibisanzwe, turi kumwe na Etienne. Muri iyi minsi ngo ajya gusigaye witwa nitwa Steven, unyita Kitefano uko ushaka. Wanyita Steven, wanyita Steven, wanyita Kitefano, wanyita Etienne, byose utwarira aho ngaho. Agira amashusho meza mu bukwe. Nagira ngo urabibona. Ariko biterwa no umuntu asa. Ntago ndemaga. Biterwa no ko umuntu ameze. Hagati aho rero nk'uko mubyumvishe turi mu kiganiro nyine cya Tuyo Shine, ariko tukaba dushaka kugira ngo tuganire ku kiganiro kijyanye n'umuryango. Muzi ko dukunda kubagezaho ibiganiro bitandukanye ariko bigenda biganisha ku muryango. Ku muryango, iyo tuvuze ku muryango ni uburyo cy'umuryango ugomba kuba mwiza. Ntabwo tuganira tugira ngo tuvuge ku muryango birangiriraho gusa, ubwo dushaka kugira ngo tugende tugira ibintu twiga, namwe mugira ibyo mwiga hano kuri Tuyo Shine, byibuze byabafasha kugira ngo imiryango yanyu irusheho kuba myiza. Twigisha muri commentaire. Thank you. Uyu munsi rero titre y'ikiganiro nshaka ko tuganiraho no kwibaza ngo naye makosa umugabo n'umugore bakora akaba yatuma ingo zabo zigenda nabi cyangwa akaba yatuma batumvikana mu rugo. Ndaza guhereza mugenzi wanjye agerageze kumbwira yazi cyangwa se ayatekereza
atuma urugo rugenda nabi. Hanyuma nanjye ndaza kuvuga ku ruhande rw'abagabo atuma urugo rugenda nabi. se buriya ko ari menshi we. Ay'abagore yo ni menshi birumvikana. Abagore kubera igize bonyine namwe bagabo. Ariko abagabo bagira amakosa buriya. Amafuti y'abagabo, amakosa y'abagabo nibwo buryo bwabo. Birashoboka ko umugabo ashobora gukora ikosa ariko rikaba ari ikosa byari ngombwa ko rikora, ariko ntacyo. Mbwira amakosa uwo ubona ku bagabo ni ayahe ashobora gutuma urugo rugenda nabi, agatuma hatabaho kutumvikana, habaho amakimbirane ashobora gutuma batandukana. Nyemerera simvuge ngo ku bagabo bonyine, ngo abagore bonyine, mvuga amakosa muri rusange umuntu nyine mu rugo bakora, ufite umuryango ashobora gukora. Umwana aciye muri kamera, yego, bikaba byateza ibibazo cyangwa se hakabaho amakimbirane. Ni menshi ariko amakosa amwe akunze kuba menshi, habamo gucana inyuma hagati y'abashakanye. Icyo niryo rya mbere. Habamo kuba umuntu umwe muri mwe yatangira kwadukana ingeso, izihe ngeso zimwe na zimwe nk'izo nyine, wenda kuba yaguca inyuma kandi wenda utari ubimukekaho. Burya mbere y'uko tubana n'abantu hari ibintu tuba tubaziho, sibyo? Ukavuga ngo iki kintu ndabizi neza yuko nzakihanganira ko mugenzi wanjye agifite, sibyo? Ukabana nawe ukizi, ukiga no kukidijira. Igihe cyawe ukaba uzi ngo nzamenya uko nitwara. Hakaba n'ibindi bigutungura. Rero ibyo bigutungura kenshi hari igihe nyine bishobora gutuma habaho amakimbirane. Umuntu ugasanga wenda yadutse nko kunywa inzoga atayinywaga, yadukanye kurara mu kabari atakararagamo, kuba hari imishinga imwe n'imwe yakorwa mutayumvikanyeho, wagira amahirwe make noneho nimba ari nk'ibyo washoyemo bigahomba, mutari mwana byumvikanyeho, bikaba ibibazo kurutaho. N'utuntu nk'utwo. Ariko akenshi ibintu, amakosa akunda kugora abantu kuyakira no gucana inyuma n'ubusinzi, ni ishamikiro ry'ibintu byinshi bishobora gutuma mu rugo biba nabi. So icyo nanjye ndacyemera, nk'uko wari ubivuze, birashoboka cyane, ariko bishobora no kubaho kubera impamvu. Bishobora kubaho kubera impamvu, bikaba byatuma nabyo wabibona nk'ikosa kandi atari ikosa, cyane cyane ku bagabo. Buriya umugabo hari amakosa ashobora kugwamo, ariko afite impamvu yagiye muri ayo makosa. Rega burya abantu nyine ikosa ryose urigwamo kubera impamvu, ariko si impamvu yayo irashinga. Ushobora kuba zishinga da. Urugero, uravuze ngo umugabo ngo kunywa inzoga, siko uruvuze watayinywaga. Uzi ko umugabo ashobora kunywa inzoga bitewe n'umugore? Bitewe n'umugore? Birashoboka? Ntabwo bishoboka. Ubwo iyo mpamvu rero bishatse kuvuga ko ariko yakamwicaje akamuganiriza. Buretse gake, iyo mpamvu ya mbere wemeye ko umugabo ashaka kunywa inzoga bitewe n'umugore cyane. Wemera ko umugabo gutaha nijoro, kuko adukana ingeso zo gutaha nijoro kubera umugore kandi ni ku mpande zombi. N'umugore ashobora kwadukana izo ngeso zo kurara mu kabari no kunywa inzoga abitewe n'umugabo. Bivuze ko umugore nawe ashobora gukora amakosa ayatewe n'umugabo, ashobora kujya mu kabari cyakora n'ibindi ariko bitewe n'umugabo. Byose birashoboka, ariko ntabwo dushaka kugira ngo tubishyigikire, ahubwo turashaka kugira ngo twibaze. None ushaka gushyigikira umugabo we? Umugabo we ngewe impamvu ndi kumushyigikira ni iyihe? Buriya mu by'ukuri mu Kinyarwanda bavuga ko urugo akenshi aba ari urw'umugore. Urw'umugore wenyine se kubera iki? Ntoya, niko mu Kinyarwanda bavuga kandi nako kuri. Ibyo mu Kinyarwanda tugira se byose niko bari ukuri. Niba ushaka wenda ntibibe ari ukuri, ariko nawe ujanishije mu buryo ubibonamo n'amaso yawe ubona ko urugo ari urw'umugore. Ntabwo ari urw'umugore. Bivuze iki rero? Kubera iki? Urwo ni urw'abantu babiri. Wenda hari aho bagenda bahurira, ariko uruhare runini ubona ko ari urw'umugore. Oya, ni urwa bose. Njye impamvu mbivuga gutyo, akenshi tuzi ko abagore cyangwa se abagabo, abagore usanga ko mu nshingano hafi ya zose zo mu rugo ziba zireba umugore, hafi ya zose. Ni nayo mpamvu ubona ko urugo ruba ari urw'umugore. Kujya mu kabari rero k'umugabo bishobora guterwa n'umugore ku zihe mpamvu. Nuko ashobora kumva ko za nshingano umugore agomba kubahiriza mu rugo atazubahirije, kuko byatuma ataza muri rwa rugo. Birashoboka cyane.
kandi nyine biba ari karemano ko inshingano ari iz'umugore. Okay, bivuze ngo urugero rwa mbere umugabo ashobora kuvuga uti ni nta saa 12 nkagera mu rugo, umugore ndabizi ubu ngubu inzu yasandaje ngo ibintu nta suku ihari, urumva? Cyangwa se ubu ngubu umugore ari gukora ibintu runaka, cyangwa mbese nyine akabona ibintu biruza kumubangamira ageze mu rugo, agahitira mu kabari, azajya ataha agiye gutunganya gukora bya bintu kugira ngo bibashe kugenda neza cyane rwose. Uzi ko ari ibintu wemera ukaba umucakara wabyo, sibyo? Kugira ngo urugo rukomeze rubeho. Nimba uzi ko umugore wawe ari umunyamwanda, ukaba uzi ko ibyo bintu bijagaraye, icyumba atagisasa, imyenda itereye hejuru, icara umuganirize. Ntabwo ari cyo cya mbere. Icara umuganirize, umubwire kenshi, niyanga nanagita hariyo umurembwa atari ko nakubwiye ngo ukikwere iyo ikintu cyagakwiye kuba aha ngaha, sibyo? Ruto ruto agenda yikosora, nibyanga uzabikora wabyo kubw'abana bawe. Uyu mugore no wahera, uyu mugore arantunguye. None se madame, nkubaza ikibazo kimwe. Urugero, hari umugabo w'umushuti wanjye afite abana b'abahungu 2 bakuze. Umwe yiga mu wa 5 primaire, undi yiga mu wa 6 secondaire. Muri vacances yambwiye ko umugore we ntajya ateka, hateka abo bana. Yego, urumva? Ariko mbere umugore niwe watekaga. None ubu ngubu anigiye umugabo yiriwe wenda umugore ari ntango, umugore akaza, umugabo cyagira, umugore akamubwira ati genda, akabwira umwana ati genda wite kuri so. Ikintu cyo kwita kuri so. Ibyo bintu rero ngo ukuntu byatangiye, n'abahungu. Ibyo bintu byatangiye nko kuri kuvuga ngo yatangiye amubwira uti ntabwo mpari, utekere iso kubera ko hari, aremera umwana arateka. Aramutse atetse bwa mbere abona atetse neza, bwa kabiri aba ariko bigenda. Umugore kuva icyo gihe iyo umwana baje muri vacances ntabwo umugore ajya kwikoza igikona, baryamye cyangwa ari muri telefone, hanyuma akabwira abana ati mugende mwite kuri so. Umugabo araza kwegera umugore we, aramubwira ati ibintu ntabwo ari byo, ntabwo abana bakwiye kujya banyitaho, ariyo banzanira ibyo ku meza, wowe wicaye uri muri telefone. Ahubwo nipfa kuba waguha ibiryo bimeze neza. Byaturutse kuri icyo kintu rero. None umugabo yafashe gahunda, byaturutse kuko base umugabo hari ibintu byinshi yihanganiye, nuko ari byo yihanganiye, asa n'ubyemereye, yemera ko ibyo bintu bibaho, agira ngo bizaba birangire. Ariko byahise biba karande, nyine byahise biba itegeko. None ubu umugabo yegukanye umuco. Muri vacances aca ku kabari, niba ari cyari bunywe ajya mu atashye nimugoroba batanga saa 12 ahita ajya ku kabari, akagenda akicara ku kabari akanywera icyayi cyangwa akanywera icupa kimwe n'abandi, agataha saa 3 z'ijoro saa 4. Ari kugira ngo agere mu rugo byibuze ntagire ibintu abona bimubangamiye mu rugo rwiwe. Kandi yaganirije umugore byaranze. Wese uri kumushima. Uri kumushima. Ndi gushaka kwerekana impamvu yabimuteye ko byaturutse ku mugore. None se iyo atari muri vacances, umugore aramutekera. Yego. Iyo ari muri vacances ushobora gusanga aba ari gutoza abana kugira ibintu bikorera. Tebyo? Akabatoreza ku mugabo wese cyane. None se urumva uko byumva, nta wundi muntu babana mu rugo, nta mukozi ntaki. None se ibyo biryo nyine biratekwa biribwe nande, nibo bari bubiri. Base bibakamenyero. Uwo mwana nawe yatekera, ntaгаtekera ise wenyine, abatekera bose nk'umuryango bakarya. None se tujyeho tubigaye? Uremera ko ntabwo uwo mugore oya, uremera ko abagabo benshi bakunda keza abagore babo? Nimwe mubizi. Oya, okay, sawa, ngenda bizi cyane. Uratekereza ubaka kanya tuvugane, uvuye wenda tuvuge thank you, uramutse uri mu kazi ugataha nimugoroba, kandi akaba ugomba kuza ukajya guhaha, kandi hakaba hari umukozi, ni urugero, cyangwa se ari murumuna wawe, kandi murumuna wawe agomba kuba yateguye ibyo agomba guteka. Hanyuma buri gihe waba uhari waba udahari, umugabo kugira ngo bajye guhaha agacisha amafaranga kuri murumuna wawe, byagushimisha? Twarabyumvikanye ntacyo bintwaye. Urumva ntahabwishe,
aho kugira ngo nze ntahe ijoro yayamucisha. ariko hari n'ikindi gihe cyo gutaha kare. Nimba akazi ngifite se kadateye gari. Nyine wenda n'urugero umvise ko twavuze kuri vacances y'abana kariho bikunda kuba cyane. Noneho habaho no kugira nawe vacances. No muri iyo vacances ndakomeza gahereza umugore uwo murumuna wawe kamaze turateka iki, niwe baganira ibyo bari buteke, niwe bavugana ibyo bari bukore, buri kintu cyose yanye n'urugo rwe akiganira n'uwo murumuna wawe. Uyu urabyishura bivanze. Ntago mbivanze. Impamvu ntago ndimo ntari kubivanga. Icyo ndimo ndavuga ndashaka kugereranyiriza uburyo ki kwita muri vacances. Ese bagezeho uho baganira ibintu byose gute? None kamaze nkubaze. Wa mwana utekera umugabo uri munanyumva ibyo baganira byose ntago mvuze ngo n'ibindi uri gutekereza ntago ari byo mvuze. Mvuze ibijyanye no guhaha. Ariko hari naho ibiganiro birangira. Njyewe mvuze ibijyanye no guhaha gusa. Nuvuga ngo nibo bavugana turateka iki. Aramubwira uti umukozi ni uje n'icyo bagomba guteka. Urumva? Kozi se yakigena ate? Kuba umuntu yateka no kuba yagennye icyo guteka ni ibintu bibiri bitandukanye. None ka nkubaze. Niba ari uhabwa amafaranga uyamuha uyamuha babona nyine bahura. Bahura buri munsi. Niwe bagomba kuvugana ko bari gukigena. Bahuriraho ubundi urumva bahura. Igihe cyo guhaha. Uzi ko abantu arigiye baha buri munsi. Reka tuvuga ko aha buri munsi. Yego. Kuba nafata amafaranga nkayohereza wenda nayohereje ari mabuje umubwiye ati papa w'abana gira gutyohereza akana k'amafaranga agiye guhaha. Hanyuma abantu undi nabakohereza abo bantu bari buhurire he? None ni uwo mudamu n'uri bugene icyo guteka n'uburyo kiri butekwe. Icyo nshaka kumenya ni kimwe. Urumva? Dore ikintu kimwe. Ikintu ugomba kubanza gutekerezaho. Wa mugore uri bize ntago ari buza kubaza amafaranga yo guhaha. Kandi no guhora wumva umugore aguhamagaye ati ohereza amafaranga yo guhaha. Nimba utabishaka atanga y'ukwezi. Ujya mu by'ukwezi. None icyo nshaka kukwereka communication yo kubona ubufasha bwo gutunga urugo buturutse muri wa muntu nyine wita ku rugo. Nose kuba yateka bivuze ko yita ku rugo burundu. None ntago bivuze ko inshingano zose azifite. Arazifite. Reka namwe abagabo mujye mworohereza abantu. Umuntu abyutse saa 10 z'ijoro. Agiye gupagasa n'urugero. Atashye izindi saa 3 z'ijoro. Ushaka ko yunama mu gikoni. Ibyo ni biroreri twavuze kuri vacances. Ujya muri ibyo bintu. Vacances zirageze. Nawe twese turaruhutse, nanjye ndaruhutse nawe uraruhutse. Cyangwa se wowe wararuhutse njyewe ndi mu kazi. Twabituru kubijanisha nako uwo muntu ahariza abana imirimo akaro bayikora akaro bita kuri wa mugabo. Urumva mumaze igihe mukora we n'umugabo wawe. Mwese none habayeho kuva gufata vacances. None vacances muyifashe umugore adashaka kwita ku mugabo. Mwese mwafashe vacances muri mu rugo ngo kuruhuka. Wanda umugabo arakora. Mugabo buriya bagana ngo tugira vacances nagiye umuntu uzanakubeshya. Nta mugabo ugira uruhuka. Mugabo yo ariko kaza gakora akazi kamwe gashobora guhagarara akajya mu bindi. Sibyo birashoboka cyane cyakagira ibindi ajya gukurikirana. Ariko umugore yafashe vacances ari kumwe n'abana bafite rimwe vacances hanyuma ubwo nyine ubwo abana nibo bari kwita kuri se. Mama wabo ari muri vacances aririrwa kuri telefone aririrwa mu bintu byose araruhutse muri makeya. Ngewe icyo ntashyigikira nuko nyine byaba kamenyero. Kuba nimba abana mu byumweru 2 bafite aribo bateka byabaye akamenyero. Ariko kuba yanyuzamo sino kunyuzamo cyangwa yafata nyine habwo abana nibo kuri kunyuzamo agatekera umugabo. Muri vacances abana ni bakuru nyina niwe wakabaye kunyuzamo agateka kuko muri cya gihe cy'amasomo yamutekeraga. Ariko mu rwego rwo kumenyereza abana imirimo sibyo rwo kumenyereza abana imirimo no kugira ngo nyine bamenye ko bagomba kwita no kuri se mbese bafata inshingano nk'abana. Abana mubyeyi ni uri bunyuzemo bafata inshingano za nyina nk'abana. Hoye wifata gutyo rega isi turi kujyamo kankubwire bose isi turi kujyamo ntago ari iyo ngiyo. None se ubwo nta ngaruka biza guteza abana. Ntago ari muri 90 n'akanga. Icyo nibaza nta ngaruka biza guteza umwana. Yiki. Yuko kumenyereza gukora. Urugero rwa mbere. Yuko kumenyereza gukora. Nanjye reka nkwibariza. Ahubwo wowe mpamvu uri kubitindaho nuko ari abahungu. Ubu yaba abakobwa icyo kibazo n'ubu wanakizanye. Ahubwo iyo mvuga abakobwa arenza kuvuga abakobwa nawe guhagarara kuvuga ati umwana w'umukobwa agomba kwiga guteka. Agomba kubimenya n'ibiki byose ukabigenda akaba ari byo uvuga. Uri kubigira intambara kuko ari abahungu. Ariko abana ni abahungu kandi nta kintu nyine nta cyagenewe gukora abakobwa. Umukobwa yateka umuhungu yateka
ahubwo se utabitoje umuhungu wawe. Okay, icyo ntekereza kubikora ni byiza ntacyo bitwaye, ariko nabwo nakubwiye ko iyo habayeho vacances wa mugore abigira akamenyero ntabwo yongera kwikoza ikijyanye n'imbabura, ntabwo yongera kwikoza ijyana na gaze. Hanyuma se abana birako nta nshingano bafite zo kwiga. Iyo umwana aje muri vacances no guhitanye na mwohereza mu byombo bikabirarangiye nta kindi cyagomba gukora. No guteka, wavuze guteka, wenda bari guteka. Yes. Bashaka guhinduranya. Uyu munsi akoza ibyombo ni batatu. Niba ari umwe. Oya niba ari umwe. Bavuze ko ari abahungu. Nta kibazo wenda tuve ko ari umwe. Icyo ndi kuvuga ashobora kuba ari n'umwana umwe. Birashoboka byose. Tuvuga ko wenda ari umwana. Ari umwana umwe. Wa mugore akaba yigiriye muri telefone kubera ko ari mu kiruhuko, umwana we yaje mu kiruhuko agiye guteka. Uko burya kugira ngo utoze umwana neza ushobora kwirirwa wicaye naho ngaho gutyo ubirebera gutyo ukareba uburyo abikora, ukadirectinga gusa ugira gutya akabimenya. Yamara kubimenya agakomeza akabikora. None nakamenyero nyine agakomeza akabikora ku buryo atongera no gutekereza kujya kureba muri ya kayi, kujya kureba muri cyaki. Ubwo umwana nyine yafashe imibonano avuye muri vacances. Wari uzi ko hari abana bajya babazwa nuko batashye bagiye iwabo kubera ko bagiye gukora imirimo yo mu rugo. Cyuracyemera nyine cyuracyemera. Ubundi se abikoze vuba ubundi se akajya mu byajyamo ntabwo yabi. Icyo nibaza umwana ubundi yaje muri vacances nawe ko abaje muri vacances aba yagombye kuza gutekera urugo. Vacances ni iki? Nukuva mu byo wari urimo ujya mu bindi. Nicyo bita vacances. None abaretse kwiga akaza mu rugo. Kuza mu rugo ntibivuze kwicara. Noneho bivuze ko noneho gukora imirimo mu rugo ntago ari akazi. Nakazi yego. Ariko katarako kwiga ntago kananiza ubwonko. Ni umubiri ukora. Ikintu cyose umuntu akora kinaniza ubwonko biterwa n'uko uri kugikora. Ntago ari ngombwa ngo azananirwa ubwonko ari uko abikora atabishaka. Ariko nabikora bikunze yumva ko ari inshingano ze. Ejo bundi ababyeyi bagiye kuzafunga, abana bagiye kuzafunga, babyeyi mutegurira abana ukuntu bazijye kujya batekera abagabo babo, batekera abapapa banyu na mama wanyu mwicariye cyane. Hanyuma uwo mwana ahubwo azasubira mu ishuri ameze ate koko? Bose gukora byinshi bose bituma ataruhuka nijoro ntaruhuka. Ibintu birababaje cyane. Ntekereza ko ari nayo mpamvu abana iyo babonye akanya usanga bagiye batorotse. Nose ubwo umugabo yaragiye agiye mu kabari ngo. So icyo yakoze yasanze vacances umugore yafashe yari umwanya mwiza wo kugira ngo ajye mu rugo, ajye agira ibibyogana n'umugore we, agira ibyo kwitabwaho n'umugore amutekere, yongere ibuka ukuntu kera yamutekeraga. None ubu ngubu umuntu uri gukora ibintu bijyanye n'ibyo mu rugo ni umunyeshuri, umwana wavuye ku ishuri. Azajya afata vacances abana bagiye ku ishuri bakeneye bamwitaho cyane. Urumva ubundi byose bipfira mu kuganira. Urumva umudamu buriya kurera abana b'abahungu bifite ukuntu bivunamo. Nukuri biravuna. Umudamu ashobora kuba avuga ati aba bana ngomba kubatoza gukora buri kimwe. Noneho umugabo we akaba afite imyumvire y'uko abana b'abahungu batagomba gukora buri kimwe. Nubwo atakubwira byose wumvisha uruhande rumwe, ariko burushaho gusanga ariho hantu ibibazo biri. Ntabwo bari kumvikana ku buryo bagomba kurera abahungu babo. Umwe arumva yakicara ariya nk'uko nawe yarezwe, umugore nawe ati oya abana ntibamenye ibintu byose, n'igihe baje muri vacances ntibakore buri kimwe. Banduhure. Manamuruhure. Ariko yego nawe barananiwe ni ugufashanya. Ntabwo ntekereza ko nuko wumvisha uruhande rumwe, ariko sintekereza ko wa mugore wafashe amezi 3 abiri abana bava ku ishuri agakora inshingano ze nk'uko azogomba kuzikora. Sintegereza ko mu byumweru 2 ashobora kubura gufata umwanya we iminsi 2 cyangwa 3 ngo atekere uwo bashakanye. Ni kuri wowe birashoboka cyane, birashoboka cyane kuko abana bazi guteka, bashaka kubona murusha guteka. Byose biranashoboka, ariko umugabo akeneye keya. Ahubwo wenda inama nagira uwo mudamu, abana babiteka nkabitegura. Kagira ngo nabitetse nkabitegura. Ahubwo rakishe rero ukishe ne gute? Waruzi ko buriya nkatwe tumenyereye gutekerwa n'abagore bacu. Ntabwo ushaka kuberwa uburyo yatetse. Nubwo mwateka muri abantu 100 haryaho gusa mutamenye ibiryo byatetswe nande. Ariko n'ukuri uko abagabo bamwe na bamwe bagira ikintu cyo kwikunda. So icyo ngiye ndibuze kugira inama ku bagore ni kimwe, ntago ari ikibazo cyo kwikunda nkuko bivuze, ahubwo abagore nyine dushaka kuba twitaho. Dushaka baduha ibyo dushaka biturutse mu maboko yabo. Buriya nabo mujye muhindukira mumenye ko ari abantu. N'abantu komo birumvikana kuko mudushakaho
ibyiza natwe niko tuba dushakaho ibyiza biturutse kuri mwe. ko buruzi ukuntu akazi ko mu rugo kavuna. Ariko uzi ukuntu buri umugore akugaburiye ibyo atetse Bambwira ko wigeze biryoha. ugakoraho. Nyine uzi ukuntu iyo umugore yakugaburiye ibyo atetse biryoha. Biraryoha pe. Uzi ukuntu bumva Ubona wishimye. nishimye. Uzi ukuntu wishima. Uzi kubona umugore aje ukabona kuzana ibiryo ku meza. Rwose biranezeza. None si umunezero ufite mu mutwe. Ariko nimba byabayeho agahe gato kubera impamvu kandi mwanaganiriyeho, njye nuko udashaka kunyumva, ikibazo naho kiri muri abo bantu babiri bananiwe kumvikana uburyo barera abana babo n'ibyo bagomba kubatoza. Ikibazo cyo kutumvikana, ahubwo ikibazo kirimo ni ukutamenya ibinezeza umugabo ngo aba ari byo utsimbararaho. Niba ngewe mbona ko umugabo wanjye ari iki cyo kumunezeza, ni gute mbasha guhereza abana? Wowe ntakeneye kuruhuka. Ni gute mbasha guhereza abana uwo mwanya? Erega buriya nubwo wafata ikiruhuko akenshi ushobora kunaniwe cyangwa utaraniwe, ariko no kunezeza umugabo biba bikwiriye. Yaramunejeje amezi 3 yose, ibyumweru 2 nibyo biramunanira. Nuko nagomeza gomwe mu kabari namubwira iki cyazakura yazakikoreza amaboko yombi. Ariko buriya ntekereza ko nawe kuba yaragiye mu kabari ni uburyo bwiza bwo kugira ngo ajye ataha yirengagije ibyo bintu. Kuko baraganiriye, wenda bashaka ko banaganiriye akabyanga, umugore akamubwira ati njye ndekera abana bakore cyangwa indi by'abagore, turika abana banjye bakore bamenyere. Noneho umugabo nawe agatangira gutekereza ukuntu abana ku ishuri noneho bazasubira ku ishuri batarebye no mu makayi kubera guteka, akakomeza atekereza ibintu byinshi. None se nibyo bavanga imirimo y'abagore ngo itangira mu gitondo kugeza nimugoroba. Abana se wagize ngo ibyo babivamo? Ntabwo abana babivamo. Umwana wese umugore nimba ajya mu byo guhanagura n'ibirahure, wagize ngo umwana utabimubwiye ngo wibuke uhanagura n'ibirahure, agashaka kubyibuka. Abo bipfira nyine umugore areba akadetaye kose, areba buri kimwe cyose mu rugo uko yifashe. Ariko umwana arakoropa ahagaragara, nta nubwo ari bwibuke kugezaho intebe ngo arebe ibiriyo. Uzi ko umwana rwose nka saa sita akazi kose kaba karangiye, aho saa sita kure hose, ubundi akaryama barasubira mu masomo akayasubiramo. Nshatse kuvuga ko umwana ashobora gukora kurusha uko umubyeyi yakora. Oya, umubyeyi yakora kuruta uko umwana yakora. Ubwo rero nyiri gukora neza niwe ugomba kubikora kugira ngo anezeze umugabo. Ariko urega mbere yuko unezeza umuntu nawe uba ugomba kwinezeza. Bavande ngira ngo ibyo bintu mwabyumvishe cyangwa muri kugenda mudukurikirana. Kwigiza nkana kwacu ntegereza ko harimo wigiza nkana byanze bikunze, ariko si njyewe. Ntabwo ari njye rwose mbashe nivuganire, ntabwo ari njye kwigiza nkana. Ese ko byagenze bite? Nyine unumvisha ukuntu uri kusa naho ugenda ungushaho ikintu kandi mu by'ukuri ndi kuvuganira bagenzi banjye. Uri rwacitse intege, urimo uranyumva ko ibyo mvuga ari byo. Oya, ahubwo ndimo ndumva ibintu uri kuvuga, kumva nawe nta kigenda cyawe, nta kintu. Umuntu ushaka se nk'abana bakomeze bavunike, akaba adashaka ko tubona ko dukwiriye. Twarabavunikiye inshuti yacu, twarabavunikiye. Nibavunike mwarabavunikiye. Ubwo se bazavunikira baba gute? Namara kuvunikira urugo rwawe bazavunikira baba. Mbese wagize ngo twe twavunitse rimwe, twavunikiye abandi, turi kuvunikira izacu. Nabo rero bari kutuvunikira, bazavunikira n'izabo. Ngaye ngo kubyo bintu bibaho bikaba byatuma abantu batandukana cyangwa se bagirana amakimbirane biturutse kuri ako kantu katoto. Mu by'ukuri iyo turebye nubwo tutagiye twinjira mu bintu byinshi cyangwa ibyo ku mpande n'impande, ibintu bitandukanye cyangwa biteranya abantu ntabwo ari ibintu binini. Ni utuntu nk'utwo ngutwo ukagenda mupfuye ako kantu mugashwana, mugapfa ko umugabo ataha agasanga wenda tuvuge nk'ikise isahani, ugasanga isahani hari ahantu igomba kuba ntabwo ari hiri. Buriya abagabo ikintu Imana njya mbona yadukoreye, yaduhaye amaso yacu, namwe ibaha amatwi. Nyiko tubwo tugira amaso, iyo winjiye mu nzu ikintu cyane mbere ureba niba bitameze neza. Bitameze neza bibora, kandi we wahiri utanabibonye. Ariko nabwo ikintu nibaza, namwe abagore ntabwo mworoshye. None se umuntu akubwiye ngo inkweto zibaha akazisanga muri saro, kubera iki utuma ziba muri saro kandi uzi ko ziba mu handi hantu muri korodoro? Abagore se twazizanye muri saro, ahubwo iki kibazo reka kigore we gihindukira. Mwebwe abagabo ntimbuzi ko isogisi ribaha usanga muri korodoro gute? Nta mwana wari hazanye. Ariko ubundi umugabo yakuramo inkweto urihe? Umugabo akuramo inkweto urihe nyine? Bivuze ngo yaje udahari, ujagaraye ntiwaje kumuha keya. Nawe uri muri babagabo bazakuramo inkweto. Nose bakuramo inkweto guteze? Iyo ushatse kuvuga aho umugabo akinjira mu rugo
niba kuko hasanze umugore kandi umugore akaba azi ko umwami aje yego cyangwa umutware aje agomba kumenya umutware yinjiye yicara he yagiye mu cyumba yagiye hehe aje yambaye ishati imeze iti igomba gufurwa yambaye inkweto zanduye zigomba kozwa zigomba kujya kubikwa mbese nimba yaje udahari ari bwamburira ahantu hose abonye ntabwo bivuze ko amburira ahantu hose abonye ahubwo icyo nshatse kuvuga ni uko wa mugore yari arangaye nibyo niko none se wumva cyambere umusanze mu rugo kandi niyo hasanze ibyo usanze nibyo usanga bijagaraye ntabwo ibyo uzanye ari byo biba bijagaraye ariko buriya inshingano zo mu rugo inshingano zo mu rugo tuvuga ngo nimba ari kose ahita wakura umwana ku ibere vuba vuba umutwara arara ntabwo bivuze ko ari konsa warakuze ntabwo ukiri umutwara abana nibo batwara dore icyo twumvikana ntabwo bivuze ngo ahita aza umutwara araje urumva ariko yazi ko ibintu biteguye nta n'ikibazo agomba kugira ahubwo dore akantu keza toza umuntu wawe aho ibintu ugomba kujya bimwe na bimwe kandi ariwe wabyivugiye ko ari umuntu asanga kimwe kirihera ikindi kirihera kandi so rero umva ukuntu navuze ngo nimba uri umugabo isogisi rikaba riri muri korodoro uzi ko hari ahantu rigomba kuba ryabitse ntabwo ari njye barishyizemo navuze ngo nta mwana wari hariho abantu wowe n'umwana uri kurura cyangwa nyina akajya akakita n'aho abonye nyina wowe papa wese utabikora rega isogisi ntabwo ari ryo gusa n'isahani mwaririho saa sita ry'umuntu ayisanga ku meza ariho ikibereye cyangwa iyo umwana ari kuriraho abo bantu baramutse bahari bikosore kuko nyine umwanda ni ikintu kibi pe umwanda burusha guca umuntu mu rugo kamuhaca pe akageza yiryamira yumva navuga ati sinjya gusesera muri biriya bigunda kandi ntako atagize ibintu byose biteguye yumva rimwe na rimwe atana ikintu ngiye kwisabira abagore ngewe rero dusoza ndashaka gusaba abagore ko babanza bakinjira mu nzu bakareba aho ikintu cyose kigomba kujya akaba ariho kiri ifurusheti iba igomba kubiri isahani dukomeze tugendane iba igomba kubiri inkweto ziba zigomba kuba ziri ariko nawe mugabo umenya aho ugomba gushyira ibintu byawe buretse se ibintu byose aho agomba kubishyira ntahazi nyine abahazi nyine agomba gushyira ibintu amasahani agomba kuba ari aho agomba kuba ari amakariso hari abagore bajya bandarika amakariso hari abagore bajya bandarika amakariso niyo mpamvu mbivuze cyane uzi ko kera ngewe najyaga numva ngo ikariso y'umukobwa numvaga ntashobora kuyibona nk'ubu njye nakoze ntazi ikariso za mushiki wanjye niba zarabagaho ni ukuri kandi biriseriye ariko nabyo ntabwo twabishima kuba warakoze utayireba kuko kera hariho ubujiji reka tubwite ubujiji ntacyo butwaye ariko buriya umwenda w'imbere ni ikintu gikomeye ku mugore gusa umugore gusa n'umugabo mukwiriye abagabo se baragira imyenda y'imbere barazigira ngewe umwenda wanjye w'imbere nanawambara nkagenda mu muhanda biriseriye none se twebwe twambara utuntu twa sitiringi mbona mugera mukazirika ku tubuno tugize nk'abantu nk'umuntu bambara ikoboyi umugondo ntabwo murazigira kandi nazo ziba zigomba kuba ari tugira utuntu twiza ushobora kwambara rwose ukanasohoka ukajya hanze ushatse kuvuga ko abadamu tugira utuntu tubi two kwambara imbere abagore utuntu njya mbona bambara amakariso si amakariso nyine nazo ni mabi baba we noneho ubwo sinze n'iyi kamera n'ibidashyi ikariso we mvuze ikariso so ikiriho twari dushaka kumvisha wenda abantu nuko ibintu byose bigomba kuba mu mwanya wabyo kandi rwose ni ibintu byiza abagabo buriya ikintu cya mbere binjira bareba bakinjira mu nzu bagaragaza amaso yabo ibyo bintu byose rero biba mu rugo bitagenda neza cyangwa umugabo akwereka ko bibangamye bishobora kubatandukanya bishobora kuzana amakimbirane mu rugo mbagira inama rero mw'abagore mwe ikintu cya mbere mugende mushyira ibintu byose mu mwanya wabyo cyane cyane mu gihe cyose umenye ko umutware agiye gutaha cyangwa se anabyifuza ku mugani wawe nibyo kuko rega buriya umwana mushobora kuba mwirirwanye agashyira isahani muri saro ariko wowe kubera ko umwana atahagize ngo abikubwire kuvuga ati ubu amasaha ya boss agiye kugera kandi biramubangamira kabanza ukazenguruka ahantu hose kandi biramubangamira banza wishyiremo aka kantu kandi biramubangamira aho kugira bimubangamire rero nta kintu kitari mu mwanya wacyo hari icyo bitwaye se ntacyo bitwaye ni ukuri nta kintu na kimwe bitwaye ni ukuri kandi ibyo bintu bishimisha umugabo bituma umugabo atagasusurukirwa akavuga ati reka njye mu rugo nk'ubu nk'urugero nkanjye wenda abatanzi njyewe ntashye mvuye mu kazi kugira ngo umpagarike mu nzira nanakwirenza naguhitana
mba numva bibaye ngombwa hari nk'indege nahita nguruka nkajya mu rugo, wenda nkagera mu rugo nkagira ahandi hantu njye mvuye mu rugo, ariko mbanze ngere mu rugo mvuye mu kazi. Sinzi impamvu byabaye gutyo mu mutwe wanjye. Rero iyo mpageze ngasanga mama w'abana ntahari, mba numva nahita nigisubirirayo, mva nakijya numva none mpageze ikintu cya mbere zanabire nawe umugabo akinje mu rugo avuga ati mama wanyu arahari. Niko ahita abaza, ese n'abagore mubaza ngo papa wanyu arahari? Biterwa. Hago mubaza ngo umwana yabyutse, umwana yoze, umwana yariye, watetse ibishyimbo, nuko mugera muvuga iyo utumva urusaku ugomba kwibaza nimba abana bahari. Twebwe rero twinjira mu rugo tubaza ngo Madame Marie yatashye cyangwa ntabwo yatashye, arahari cyangwa ntabwo ahari. Ariko no kuba utaramenya ko yatashye ni ikibazo. Oya birashoboka, impamvu bishoboka uburyo wava ku kazi ahantu ugenda iminota 30 cyangwa 40 kandi uzi ko ukunda kumusanga mu rugo, uzi ko wenda none nagombye kumubaza ko ari mu rugo. Ni ukuri pe, nyine mwagakwiye kuba communication yanyu. Impamvu yo kumubaza ni uko ubuzi ko nyine adahari, uri gukeka ashobora kuba adahari. So icyo nshaka kuvuga rero, reka dusoreze aha ngaha ikiganiro cyacu, ariko icyo twababwiraga ibintu bitandukanye abantu ni byinshi cyane kandi bito bito. Inama tubagira rero nuko mugomba kumvikana uburyo ki ibintu byo bibatandukanya mu bivugaho. Ibyo umwe adakunda akabibwira undi, ibyo mugomba kuorganiza mukabyorganiza, ariko kugira ngo urugo rwanyu rugende neza, komeze rutere imbere, mubane amahoro. Bane baho umugisha rero. Mwakoze cyane. Turasoje kandi twavuze byinshi, ariko abwirwa benshi akumva bene.